reka twakire umutumirwa wacu hanyuma tugire ibyo tumubaza muri iki kiganiro abadukurikiye, hanyuma tuze kumva inama cyangwa se twumve ibyo adufitiye ari bubwire abanyarwanda. Aha, witwa nde? Amazina yanjye ngiye banyita Sebu. Sebu se ni izina? Ni izina ry'agasima musaza. Agasima ka hehe? Agasima ka Nyabugogo. None se ukorera muri Nyabugogo muri gare? Muri gare ni homba musaza. Nakaye kazi uri gukora? No kwikorera imizigo, no gushyiramo abagenzi, cyangwa nawe uracapura? Buri kazi kose mbonye ndagakora mpfa kuba ndi burye. No kwiba se? Oya, kwiba ntabwo wakwiburira rasta. Okay, ngaho tubwire muri make ibintu ukora, tubwire n'ubuzima ubayemo nicyo bikumariye muri rusange. Ngewe akazi kose ndagakora, umuntu apfa kuba anshimiye akambwira turakoze, mpita numva ko nakoze neza nk'umusaza. Ubundi namara kuyabona nkaza nkinywera karwa bisanzwe muri karitsiye. Ariko barambwiye ngo ukunda ikintu bita urwagwa ndetse ngo n'indaya. Nubwo bari kuruca ariko urwagwa ubundi nahambere hose ni inzoga ya Kinyarwanda, niyo mpamvu ngiye ndwemera. Harya hano muri izi karitsiye turimo bahita ngo iki? Muri izi karitsiye rero yewe ubu sinkubeshe ngo nkubwire ngo nzaho nicaye. Ngiye nuko mba naje kunywa gusa, ariko ntabwo nigeze mbaza ngo ntabwo mazi mbese. Uvuze ngo amafaranga yose umaze gukorera uhita uyajyana mu kabari? Mfa kuba ngeze ku kabari akayoga. Yego, mfa kuba ngeze ku kabari. Hanyuma se urumva ubuzima bwawe bumeze gute, cyangwa se ejo hawe hazaza n'iki urimo urahatekereza? Ngiye ntabwo njya ntekereje ejo hazaza, mfa kuba nabonye ayo ndi uwo munsi. None se ko ndi kumva umeze nk'umuntu wihebye, cyangwa se nubuhe buzima waba waraciyemo bwatuma wenda wiheba gutyo, ushobora kubibwira abadukurikiye? Ahubwo boss, mbonye uzanye kamera na telefone, nunga telefone numva ko nakize. Numvaga ugiye kumindurira ubuzima, ariko ndumva ibigambo mbaza naho bihuriye n'ibyo narimo nekereza. Reka nkubaze ikibazo kimwe. Nuvuga ngo abadukurikiye bamwe baba bareba bakavuga bati wenda uriya umuntu yamuhindura ubuzima, cyangwa se hari icyo yamufasha. Nk'ubaka kanya uwaguha miliyoni wayikoresha iki? Miliyoni wayima? Mbonye miliyoni wayima rero, icya mbere abakobwa bagiye banyicaho bose nakongera nkabasubiza mu rukundo, nkabagarura bakankunda, tugakundana, nkagura n'imodoka nziza. Kuri wowe miliyoni ntabwo yavamo imodoka? Ahubwo kuri wowe umutinda rutarya nanyize ngo uvuze miliyoni 5. Na yahe mafaranga, cyangwa se na mafaranga angahe ushobora gukenera ubuzima bwawe bugahinduka burundu? Keretse umaye miliyoni 10. Kuko urumva ngewe 10 wawe urumva ngaho zipangire twumve. Zipangire se? Miliyoni 5 naziguramo amagare nkayashira mu muhanda. Ya miliyoni 5 havamo amagare angahe? Wahita ukora koperative? Ibaze nawe bibare wari ni wowe wizi. Bibare nawe wumva amagare yava. Hanyuma ayandi asigaye? Andi asigaye nayo kubyinira. Kuko ubwo urumva iyo amagare yajya ngaburira buri munsi. Ayo magare yajya kugaburira. Ayandi nawe ukayabyinira. Nshimisha n'ababana banyemeyeho mbagarura mu murongo. Ako umuntu bita Yakamwana uramuzi? Yakamwana mbonda mwumva ariko ntabwo ndamubona. Wazashaka ukuntu Yakamwana umuzi w'iki? Umuzi w'iki Yakamwana? Yakamwana se? Yakamwana arasetsa. Uwitwa Nzovu? Nzovu se? Ibaze nawe iryo zina ngo ni Nzovu. Ngo aba bantu se waba gushakira mukazahura kazabahuza, hanyuma mukadusetsa, kuko nahe ndumva ushaka kubusetsa nkabo. Yaba ahubwo wari ubategeye none tugahura nkagira ibyo mbibariza. Ubaka kanya uramutse ubonye Yakamubaza iki? Namubaza iki? Ndamutse mbonye Yakamwana, nta kindi namusaba korabo tugakorana comedy bisanzwe. Okay. Uretse gato, uretse manze nkwe, uretse mfite icyaka. Banzu ko nagakiri muranywa? Akangaka ubundi bakita nagashira ariko wagira n'urwagwa. Hanyuma si ibintu babyengera, ko nzi ko babiciye mu gihugu
ndetse n'uyu munsi bakigerageza gukomeza kubica urumva nyine ibintu byawe bive ibi babiciye ku basirimu ariko ku bakoboyi n'ubundi baragumya bakabibona uko byagenda kose. nese ko wari uvuga ngo waguha miliyoni 10 ubuzima bwahinduka n'iki wakomeza ukinywera kagage cyangwa wajya winywera na za urumva ndamutse nkumye nko kano kagage kanye n'akarwa amafaranga ntabwo yashyira vuba. nagumya kurwagwa kuko ni naho muri n'abajama tunganya ubushobozi kandi urumva ntabwo wareka abatafu mwabanye ngo ujye mu gisirimu utarakigeze. urakoze cyane kuba uduhaye iki kiganiro. abantu badukurikiye wabizeza iki cyangwa se ni ikihe kintu wabwira abantu badukurikiye nk'abajene bagenzi bawe mungana cyangwa se abantu bari mu kigero cyawe cyangwa se bari mu buzima nk'ubwawe? ikintu nababwira ni kimwe, ntibakunda abana bo ku muhanda cyangwa abana b'agasima kuko bura abana b'agasima hari ibintu byinshi baba bazi abandi batazi. baza nanjye nkabamenyereza nkabigisha ubuzima bwo ku muhanda igihe byanze. urimo urakangurira abana kuza kubigisha ubuzima cyangwa uri gukangurira abantu ko bafata abana bakabakunda? kuko iyo uri ku muhanda ntabwo wasaba, ntabwo waburara. ko waba uri gukangurira urubyiruko kujya kwiba? oya, kwiba ntabwo ari ukwiba, twe tuba turi kugasima ariko umuntu arya yakoze. yego. urakoze cyane, reka tuzasubira ubutaha. murakoze namwe.